Nongeye kubana namwe mu ijambo ry'Imana mbifuriza umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza cyangwa igicamusi cyiza biravana no kunkurikiye aho uri n'igihurimwo. Mbifurize ukwezi gusha cyangwa ukwezi kwa 10 turimwo. Imana ikomeze ikwiteho kandi amahoro akomeze akubeho. Turi mu masoza y'umwaka, asigaye igihe gito umwaka kugira ngo urangire. Satani aba yakamejeje kugira ngo agwanye abantu b'Imana, abahigure, abarimo agwana urugamba rukomeye cyane kugira ngo ahigure imihigo yahize. Natwe rero tugwana urugamba kugira ngo duhigure imihigo y'Imana, kugira ngo izina ryayo rikomeze rihabwe icyubahiro. Yesu rero akomeze abampera umugisha, umugisha w'Imana itanga nta muvumo yongeraho. Reka nkubwire ngo komera mama, papa, mukobwa, musore, komera. Imana yawe ni nyembaraga, Imana yawe ifite ubutware. Kora subscribe, nurangiza kora subscribe, ijambo ry'Imana rikomeze rigere ku buzima bwawe cyangwa rikomeze rikugereho. Imana ikumpera umugisha. Dusenge. Mana ndagushimiye kuko uri mwiza, shimiye izina ryawe rikomeye, izina ryawe ry'imbaraga. Tutarebantosi kanda bifone bra aloweza aneme cry shala idinoma itika be edifa. Ndagushimiye kuko usanzwe nyumva muri iri jambo mu izina rya Yesu. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere turasoma igice cya mbere. Petero wa kabiri turasoma igice cya mbere duhereye ku murongo wa 9. Haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimugitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Mwakira ijambo ry'Imana. Murakoze inshuti bavandimwe mudukurikiye. Ndashaka kugira ngo tuganire kuri iri jambo iri ndangije gusoma nyine, iri turangije kumva ko ari ijambo ryahanuwe. Uyu mwanya dufite abantu bahanuriwe, bahanurira ibiri byo, abandi babahanurira ibitari byo. Kandi kenshi ubuhanuzi bwahanuwe bugira agaciro ari uko bwasohoye. Igihe ubuhanuzi bwahanuwe butarasohora, biragoye kugira ngo umuntu yizere. Ariko nanone iyo butarasohora, haba hari ibimenyetso bigaragaza ko icyo Imana yakubwiye kizaza. Cyambere, hari abantu bahanuriwe ariko uyu mwanya batakibuka ibyo bahanuriwe. Kandi iyo Imana ivuze, Satani nawe ahita ahaguruka kugira ngo agwanye icyo Imana ivuze. Nibyo koko ntabwo yagishobora kukigwanya, ariko kenshi Satani ntatugwanyiriza mu by'Imana yavuze, atugwanyiriza mu ntege nke zacu, aduteza intege nke. Uyu mugabo Petero yari ari kumwe n'intumwa n'abigishwa bose bicaye aho ngaho, barimo bibaza kuntu bazabaho, kuntu ubuzima buzagenda, nkuko nawe uri kwibaza. Bari bacitse intege, bari bamaze kwibagirwa ikintu Imana yavuze. Kandi umudayimoni ukomeye ni mudayimoni bitwa nyibagiza, kwibagira. Satani intwaro ye kanshi atwibagize icyo Imana yavuze. Niyo ntwaro Satani akunda gukoresha kugira ngo ducogore, twibagirwe. Baba
babanye na Yesu, bagendana na Yesu, basabana na Yesu, ariko igihe kigeze ibihe birabibagiza. Petero arabareba, arabitegereza, arababwira ngo bagabo bene data, niye mpamvu mucitse intege mu gihe cy'imbaraga. Uwatuvuyemo yaragiye, ariko nubwo yagiye ntabwo dushobora kwiheba, aracyari ku ngoma. Arangije arababwira ngo mwaba mwibuka icyo Uwiteka yaba yaratuvuze. Arababwira ngo nyamara nubwo mucitse intege, dufite ijambo ryahanuwe, kandi iryo jambo ryahanuwe muzaba mugize neza nimugitaho. Abantu ntago bari kwita ku ijambo ryahanuwe, ahubwo bari kwita ku bintu bidafite umumaro. Kuko ijambo ryahanuwe rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yawe. Ita ku ijambo ryahanuwe. Haleluya, haleluya. Ijambo ryahanuwe. Satani nta yindi ntwaro afite niyo kukwibagiza ijambo ryavuzwe n'Imana, kandi iyo wibagiwe ijambo ryavuzwe n'Imana, tayari gahunda yawe yo gupfa uba wagiye, ubuzima bwawe buba bupfuye. Mbese muzi ko hari abantu bagenda ariko barapfuye? Tukaba tubona amasitati ariko muri bo barapfuye. Iyo ubuze ijambo ry'Imana muri wewe uba warapfuye. Iyo ubuze ijambo ry'Imana y'ivyiringiro muri wewe, tayari uba warapfuye. Arabibutsa. Ubuzima duhura nabwo turakeneye abantu batwibutsa, bakatwibutsa ijambo Imana yavuze. Iyo Satani akwibagije ikintu Imana yavuze, ubuzima bwawe buba burangiye, kuko nta hejo hazaza, ubuhishwa hejo hazaza. Muri make Satani abazaniye igikarito akigukinze mu maso. Kubera iki akigukinze mu maso? Uribagiwe. Muzaba mugize neza nimugitaho. Mbabarira mama, wita ku kintu Imana yakubwiye, kuko no gusohora kizasohora. La bando sike de bini for my drag. Danezera ndafashijwe kandi kwita. Iyo umuvyeyi yavyaye umwana agerageza kumwitaho. Iyo atamwite, iyo amaze gukura agenda avuga ati mama yari ikigoryi, data yari ikigoryi, barambyaye bantu ariko ntago bigeze banyitaho. Imana iradusaba ko twita ku ijambo yavuze, natwe kuko itwitayeho uko bukeye nuko bwije. Yaravuze ngo iyo aryama twashira, ntabwo ashobora kuryama, ntabwo ashobora gusinzira. Yesaya yarabivuze neza, aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize. Urakeneye ijambo ry'ihumure rikwibutsa ikintu Imana yavuze. Haleluya, 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 haleluya. Waba uri muto, waba uri mukuru, waba uri munini, waba uri urakeneye kwibuka ijambo Imana yavuze, kandi ijambo Imana yavuze izareherekeza. Dusenga Imana. Tegereza, ihangane, icantege birahara, ariko tegereza, Imana izakugirira neza. Umugisha w'Imana ukomeze ubane nawe. Imana ndagushimiye kuko uri mwiza. Duha imbaraga zo gutegereza ijambo wavuze. Ijambo ryawe rivuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe.
iryo jambo turacyagizereyemo kandi twizeye ko rizasohoka uyu mwaka 2020. Sohoza ijambo wavuze kuri twe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibampere umugisha.